Aza nari maze imyaka igera muri 2 n'igice nowaye namaze amezi 9 ndyamye nahaguruka nziza yo kwagura ubutumwa bwiza budashingiye kuba twakumva ijambo ry'Imana turyumviye mu rusengero gusa, ahubwo tugomba kugenda nkuko Kristo yadutegetse, tukagenda amahanga yose kugira ngo twagure ubutumwa n'abatabuzi babumenye. Ndetse no muri gahunda ya social media tugomba kugira tugomba kugenda tuyikoresha kugira ngo tugeze ubutumwa kure hashoboka. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuhungu wanyu, ngira ngo abantu bateranira Uganda Kibuye. Uyu mugabo muramuzi, muramuzi ariko mumuzi mu buryo butandukanye, ngo muri kumureba ko ava kuri moto asigaye abyina, asigaye bana nukuri Imana ikora ibikomeye. Sinzi kurumba nabivuga, biba byandenze, sinzi kurumba nabisobanura, ariko Imana yo mu ijuru ikora ibikomeye. Ngira ngo muri kumureba, muri kubona kuntu ibintu bimeze. Uyu munsi rero tugiye kugirana ikiganiro nawe, ku buryo agiye kugenda atuganiriza mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kubona igice cya mbere, ushobora kubona igice cya kabiri, ariko mu by'ukuri wowe ukoresha social media ukanguriwe kugira ngo ibyo wamenye, ubutumwa bwiza wamenye ubona ko bwaguhembuye. Yesu ashimwe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mugabo twemeye twemera ko tuyobora. Turabashuhuje mwega mugiye gukurikirana kino kiganiro, ariko katubanze dushima Imana, dusenge tubone kwinjira mu kiganiro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, ushoboye byose, nta kikunanira. Mu byo ushoboye n'ibyanjye birimo, n'iby'abandi birimo. Uri mwiza nawe uhanye nawe. Mu mazina witwa Shalom, witwa Ndiyo. Uri mwiza nawe uhanye nawe. Turagushimiye. Reka mu iki kiganiro Mwuka wawe wera ari gutuyobora. Tugiye kureba Mwuka wera twakwiyobora, twakora ibyo dushaka, ariko Mwuka wawe reka manuke abashe kutuyobora mu iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, kandi kigire byinshi gikora ku mitima y'abantu, kigire byinshi gikora mu nzira z'igisiyoni, kuko tuzi kuri Imana ishobora byose. Ngaho manuka ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, neshe ku musaraba. Urakoze, amen. Nitwa Samu Kamatari musaba Imana. Wenda ku bantu batanzi, nsengera muri ADPR PCU Uganda Kibuye. Mu rugo ni mu Rwanda. Nejejwe namwe munsuye mu rugo. Nshimye Imana ko yari njyewe utarahagararaga, utaragendaga, utaricaraga, ariko ubu ndagenda ndicara. Iyo Imana rero twizeye ishoboye byose, nta kinanira. Mwishengesho ndavuze ngo ishoboye byose, nanjye byanjye yarabishoboye. Imana ni nziza, irashoboye. Iyo phone wigaragaza ko ari recording nacyo yifate nkaho bisanzwe. Imana yo mu ijuru nayivugaho byinshi, ariko yankoreye ibitangaza. Nari maze imyaka igera muri 2 n'igice nowaye namaze amezi 9 ndyamye nahaguruka, ngerageza kwivuza biranga, ariko Imana yo yajyaga ivuga ko izampagurutsa nzongera nkagenda. Urumva navuye ku cyizere navuye ku by'abaganga bambwira, kuko bambwiraga ko bitazashoboka, nsigara ndi ku ijambo rivuga ngo uzahaguruka uzongera ugende. Abantu benshi barabizi muri Uganda, benshi barabizi ni nahangaha mu Rwanda, bamwe barabizi, bamwe baransuraga, ariko ndababwira ngo dufite Imana ikora, dufite Imana ishoboye. Imana nta kinanira. Aya maguru kwa muganga bavuga katazongera gukora, bavuga ko nazongera guhagarara, ariko Imana ikavuga ngo nzaguhagurutsa uzongera ugende. Turi niwe Samu mubona uri kugenda. Imana yo mu ijuru ishoboye byose, nta kinanira. Mureke tugomeze tuyigirire icyizere. Aho abantu bavuga ko bitashoboka, aho abantu bavuga yuko birangiye, ariko Imana yo iravuga ngo baho kandi ukabaho. Rero nababwiraga ngo mureke twizere Imana, kuko Imana ishoboye byose. Imana igira neza,
hari abantu benshi cyane bumvaga ko guhagarara bitazongera kwemera, kugenda bitazongera kwemera, ariko dore uyu nguyu ni Samu uhagaze uri kugenda uvuga, utakigendera mu kagare, utakigendera ku mbago. Imana rero ishoboye byose, nta kinanira. Ni byinshi, ubuhamya ni bwinshi, mu minota dufite ntabwo twabona uko tubutanga, ariko uyu ni Samu. Bavuga ko atazongera kugenda, bavuga ko atazongera guhagarara, ariko ndagenda, ndahagarara, ndicara. Ibintu byose bibaho Imana yakoze bitangaza, ngeze kwa runo rwego. Rero nabahumurizaga mbabwira ngo namwe mu Imana mugomeze muyigirire icyizere. Imana mureke tugomeze tuyigirire icyizere, Imana irashoboye, nta kinanira. Nababwiraga ngo Imana mureke tugomeze tuyigirire icyizere.